nitwa Uwamahoro Shela, nkaba ndi imfura mu muryango. Umugabo wanjye yitwa Nduwayezu Claude. Ndishimye cyane, numva nishimye, mfite ibyishimo byinshi. Hanyuma mwamenyanye gute na Claude? Ninde wabwiye undi mbere? Ninde wateye intambwe yo kumenya? Yari umuturanyi wanje, hanyuma atera intambwe arambwira ko amuje. Mumaze igihe kingana gute? Imyaka 3. Imyaka 3. Mu magambo make ukuntu wasobanura umukunzi wawe wa Desperation? Claude ni umugabo uhumuye, utuje, acisha make, umugabo yorosha ibintu, arorosha ibintu. Ikindi akunda gukora cyane, arakunda akazi. Hanyuma hari ikintu waba utaramubwiye, ari nk'ijambo rimwe utigeze umubwira ko wamubwira kuri uyu munsi? Usibye ko mukunda, nta kindi ijambo niryo namubwira na n'ubu ko mukunda cyane kandi nzamubera umugore mwiza. Hanyuma rero hari umuntu wumva washimira kuri uyu munsi wundi waba yarakubaye hafi cyangwa ni benshi cyane, ariko especially mama wanjye, mama ubyara. Yambaye hafi kuva nkiri muto. Arankunda, arisacrifice ku bwanje, anyigisha mu mashuri meza. Yakoze ni byinshi yankoreye cyane, sinabona uburyo mushimira. Hanyuma ni amarira y'ibyishimo, ntabwo ari ay'ubwoba cyane, kandi ndamukunda cyane, nawe arabizi. Turumva twakwifuriza ubukwe bwiza bw'umunsi mwiza. Yego ndi muto ariko ndanarura, iyi si ntabwo isakaye, buri wese arabirura. Reka mbaye inama, nubwo ndi muto ariko sintoye, mbinginge kandi mbasabe, ibyo biganza musobetse mukabisobeka murebana akana ko mu jisho. Ndabinginze umwe muri mwe azirwa akagaruka asanga mugenzi we, azihutire kumushyikiriza icyo kiganza. Amashyi menshi. Mu nkuru z'urukundo mutamenye harimo n'iyi ya Shela na Claude. Birashoboka cyane ko mwumvise ya Romeo na Juliette, mwumvise ya Jacques na Rose abo muri Titanic, abiwacu hambere mwumvise ya Bwiza bwa Mashira na Gahindiro. Ariko muri zose nta nimwe itazaba imbarirano uretse iyi mugiye kwikurikiranira ubwanyu imbona nkubone hamwe na Legacy TV. Aba bombi ni bake mu bo muzi bafashe umwanzuro wo kwambika niyo rudashira mu marangamutima yigaragaza nta munsonza agaseseka. Iyumvira impamvu aba bombi badasanzwe. Hari abantu, reka mbabwire, abantu bambazaga ngo mbese ngo uyu mugabo akora iki. Yari umusore, uyu munsi abaye umugabo. Ariko uyu mugabo hari hoteli iba mu Rwanda, ifite icyicaro mu ntara y'Uburengerazuba. Ariko uyu mugabo ni manager, arahembwa hafi 2,600. Uyu ni umukwe mwiza, mwamubera amashyi menshi cyane. Amashyi cyane. Ni umukozi mwiza rero. Mama na Shela, umugabo mwiza warakoze urakabyara. Mu murishyo w'ingoma ndundi zahogoje amahanga, abahebera batambira urugo rushya rwa Claude na Shela. Nta numwe wifuzaga kwiba ibirori byahumuza. Niba nawe wifuza ko ibirori by'ubukwe bwawe bitakwibagirana,
bikanandikwa mu gitabo cy'umurage w'urukundo. Witinda kudutumira. Turi Legacy TV. Bashitsi beza basa neza bagenda batambuka bya gitore kaza gusaba abashinzwe protokole bamfasha abashitsi beza nanone kugira ngo dukomeze tugire igitaramo cyiza. Murakaza kandi murakaza museka koko ati tuhagisana uyu munsi turashimira imfura namwe ati kandi izirusha kwemera no kwemerana rutayobera n'uwo mwaruje ngo yitira nkangire ugorini igahajuwe igendere maze rero umukobwa wanjye Paul kabyara inshuti yanjye higira hino nahashyitse rwa rugendo yagenze sinavuga ko aba aretse kubanza akabanza akaruhuka akabanza akanagira n'aha ngaha yego ku rugendo yari yagize rurerure yego kujya kuzana inkingo za covid
akagera mu Rwanda akagera Kampala akaza akagera Kanombe akageza ariko kubera urukundo niko bimeze maze rero dore bansabye yego nahimbo bakoze ndagushimiye mbanze gushimira urakoze Nyiratebuka mpereza inzoga aho ngaho shani ihere uyu musaza w'umukobwa maze mbona uko namushimira rya zina twakwisa bari kubigenza Nyiratebuka maze Nyiratebuka nawe muhungu wanjye barakoze ariko arasa neza ndetse dore rero kamushira ndamutse ariko nta n'amashimwe atanga mu bashimira amashimwe menshi cyane yego umukobwa wanjye ntabwo mfite byo kuvuga byinshi ndavuga amagambo abiri ariko azingiyemo menshi ibi bikoreye ababyeyi bakubyaye ukatwicaza nk'aha ngaha mu gihe gikwiriye nawe abana bawe bazakwicaza nkaha uri kumwe n'uwo mwaruhuje yego ni icyifuzo cy'umubyeyi ariko Uwiteka agashyira mu bikorwa yego Imana yarakoze n'abakureze barakoze Imana ihabwa icyubahiro turagushimira cyane uri umwana mwiza ngaho gatoya hano bantu bantumye umugeni mwabibonye murakagira impundu kandi murakajyana muhungu wanjye Tebuka ngwino hano nyirahari haruguru uze usange musi ibindi adirwariza usange musi shera mwiza shera wa mama doruragiye n'ababa kweba je mu gitondo korode nguyu yaje shera mwiza simigiriye akandi bagiwe gatoya mukobwa wanjye umwana acuka ku ibere ntacuka ku maso y'ababyeyi ntabwo turi barica ngo tuzamuca iwanyu ni ukugira ngo uze kwagura amarembo natwe tukubwire nawe utubwire umuryango mugari kodesha turakoze cyane she wakoze kunturanagura mpagare mu ruhame nguru reka nkwifurize iherezo ryiza reka nkwifurize kuzabyara aho nakobwa kandi cy'ingenzi Claude Murasa kabiri n'umugabo mwiza gatatu yakoye kane ati mugabo mwiza gere imbere cyane ikiruta byose no guhoberana ikivutse nkaza kucirengera mama paraka dufashe iriya nkoni bikagira uko biza gutungana mama ariko abantu barasaba karesha Imana igakora ibitanga amashyi menshi mama selani mama nshuti ya beza umuntu atera intambwe ebyiri yegera iruhande reba sha muri birinde kumurebe gutya hari abantu reka mbabwire abantu bambazaga ngo mbese ngo uyu mugabo akora iki yari umusore uyu munsi abaye umugabo ariko uyu mugabo hari hoteli iba mu Rwanda ifite icyicaro mu ntara y'Uburengerazuba ariko uyu mugabo ni manager arahembwa hafi 2,600 uyu ni umukwe mwiza mwamubera amashyi menshi cyane amashyi cyane ni umukozi mwiza rero mama nashira umugabo mwiza warakoze urakabyara uraza kunyemerera Claude hari ikiganza cy'ibumoso kikaba cyiza maze cyera akagira amaboko meza ahoberana maze akagira uko yakiriza imfura atari ku uyu munsi wa none abasiribateri muze kwihangana mwarakoze kubana natwe atari ku uyu munsi wa none kingenza muri uru ruhame nuko mbonye uwo ngunda uwo nzabana nawe twakundanye baje mpaka tuzabyarana mpaka tuzajana mu ijuru mpaka ubuzima bwose mpaka bashime cyo gushimira cyane hanyuma cyera batwemerera ikiganza ikibona ari cyiza ukimwereke gutya ati mugabo mwiza itonde kuro itonde ariko ejo nta kazi gahari nikonje witonde cyane ngaho teganya ibyo Imana yashoje uyu munsi yego ariko urumukwe mwiza ariko mana abantu barasaba kagira n'inyinya koko my god
ya mashise yajyana n'ipetamo kabyara mutugira gutya. Amashyi menshi. Ati murakoze cyane, ati mbere byose muze kunyemerera nongere mushimire cyane. Ojo itonde gatoya. Mugore ururabo ruhumura neza. Ati ndakwifuriza ibihe byiza. Ati urabaruta bose. Uri mama w'abana banjye, uri papa w'abana bawe ziroherezo, kandi ntabwo tuzatana tuzabana mpaka uzampekera abana banjye neza kandi sinzagira guhemukira. Usibye kujyana mu ijuru nta kindi miliyoni 16 z'u Rwanda yo nkunda wenyine. Mushimire ururabo mushimire cyane. Mama. Ariko Yesu ari aha hantu n'ukuri koko. Ayi mama Kigali hakaba heza, hakaba abakwe beza, hakaba n'abageni beza. Imparmama. Yego ururabo ze kugira iyi foto ndayishaka. Hari ururabo nca iriya foto ndayishaka. Akagaseke ngutu uzagapfu. Claude wanyemerera ugafata kugo rurabo. Usa n'urumuhereza umureba mu maso. Ariko abantu barasa Yesu ari mu nawe. Ati yaguteguriye impano. Icyambere irasa n'imyenda wambaye. Kabiri ati iragukurira umutwari mwiza. Gatatu urabaruta bose. Kane turasa. Gatanu turaresha. Gatandatu zaguhekera. Karindwi tuzajyana mu ijuru. Umunani wowe mutima wanje ugengwe nawe. Ababishima bavuze ibiganza bashimishera. Akantu kari hagati muri iyo mpano karasa n'imyenda wambaye. Utundi turasa n'imyenda wambaye. Ako ko hejuru karasa n'isaha wambaye. Ako hasi karasa n'impeta wambaye. Ati byose bigurisha mu mutima wanje. Aturabaruta bose. Ati impano urabona ko isa n'ishusho y'umutima. Reka mu mutima wanje ugengwe nawe. Uri nyina w'abana banje. Sinzigira ngo yemukira na rimwe. Ninamuka mwemukiye Imana izabimbaza. Ariko hirya y'ibyo urabaruta mama nyina w'abana banje. Ati gatatu uri sweet ibihe byose. Bagushimire ubashikirize umwana bashimba bavuze n'ibiganza gushimire cyane. Yego urakoze cyane. Iyo ni impano. Yego nanjye ndi mukuru urashaka gatoya ukaraza mwiza. Shera nubona Imana iteranye n'abantu bangana batyo kandi bagendanye n'umukwe mwiza wakora bigakunda uzabanza ubashimire cyane. By'umwihariko ni kubanza ushimira ababyeyi ba Claude. Nibwo muco mwiza kuko uri umukazana mwiza ugiye iwabo. Baze kutwemerera ndaza gusaba ababyeyi ba Claude batwemerere. Claude na Shela murakicumba na kabando. Hungu na kobwa gutunga no gutunganirwa. Amata ku ruhimbi kubyara mubyagije n'ibigega biseseka. Ngibyo byo tubifurije murakarama. Mama ntabwo turi kumwe arasohoka rwose. Urakoze cyane. Shirashimira Imana ati mama warakoze kumbyara. Warakoze cyane bihebuje. Reka nze gusaba rero abashiki ba Claude. Claude rifuza gushimira ababyeyi. Iyo ngofero banza ishikirize pare. Iyo ni impano ibanza. Parayishikirize Ojo. Ojo uyirebe neza. Niba ariyo wateguye koko. Yego. Singwe tubaza kuza kubitunganya. Shimira umubyeyi uyu mwambike. Ariko bantu badatanga amashyi mwafashe. Mama turi umukwe mwiza wa Perezida Gakunda. Ati kandi felicitation. Ati merci. Inkoni ati yongone ni butware uzakomeza ntware umuryango. Ati kandi warakoze mubyeyi mwiza mwarakoze kubyara Shela. Amashi menshi. Yego mpano gushimira mama. Yego Ojo. Yego hagarara iruhande gatoya aho ngaho. Kaze babwiza ukuri kuretse gatoya. Orosha nshuti ya data turavugana nyuma y'imi. Ojo, Claude, mama, na Shera. Icy'ingenzi cya mbere ni impano yo gushimira umubyeyi mwiza. Gatatu
urasa nawe, 4 urasa na Shera, 5 urakoze kubyara Shera, 6 urakabura ntikaboneke kandi uri umubyeyi mwiza. Ati amezi 9 mu nda yawe utwite ugenda ugengesereye igihe mvutse ntareba umfureba neza na nezero biri ushimwe wakiyaza. Ati kira kibondo mama urabaruta bose. Arikuze kwinyemerera impano yo gushimira mfatanyije n'umukunzi wanjye fatanya na Shera mushimire mama. Ubundi mama wawe baje umurebe neza. Oh mama baherekeje baje bagashimira Imana batanga n'amashi. Ati hagara harugura gufata zikora neza cyane. Urakoze cyane. Icyubahiro tugomba mama, reka dusabe Marene atwemerere iyo mpano amuherekeza mu cyicaro. Papa icyicaro kizana mama, mwakoze cyane. Amasaha yakuze gutanga amashuri kugenda bigabanyuka. Hari impano yo gushimira Shera, ifite gushimira ababyeyi bawe Jo nabo twemerere uko ababyeyi ba Shera babigenza n'uko babigenza. Amabwira akantu kamwe akiri karagarutse. Aba bantu Imana yaronse ikahumugisha. Aba bantu barasa cyangwa ntibasa? Ababishima ko basa bavuze ibiganza bashimye. Hanyuma natangiye kuyobora ubukwe muri 79. Nta bukwe ndayobora ngo se ubukwe na nyirabukwe n'umugeni babe basa. Usibye Imana atoranyije ibintu by'umunsi. Babashimire muri ababyeyi beza, babashimire cyane. Shera baza kunyemerera ari Imana tuguriye papa. Shera akaba mwiza n'abarumuna be bakaba beza. Se babasore ntibari bujye basaba za nomero twego tuza kuvugana. Urakoze cyane. Shera baza kunyemerera. Uraza kutwemerera umuriro warugiye wasake bagiza amasegonda 15 hari inama yari itunguranye barabikemuye. Shera abaza kunyemerera ubaye umugeni wa 519 ugiwa kwa badatabuka. Nta urahangara gukora mu ruhanga rwa se uko gucura gatsindwa ntibigeze unabaho. Uraza kunyemerera iyo ngofero ishikize Claude. Oh my God, ati mugabo mwiza. Sabaherekeje Shera ntibamushimira koko. Amashimije cyane ati ngaho tunga ibyo nagatunganyije umwanya umutima Imana gutije ubuzima unyemerere. Oh mama ariko abantu amashimije no kuri koko. Urakoze cyane. Hari inkoni. Iyo ni inkoni uze kunyemerera yo iyo nkoni y'umushikirize kuko uwo rero abaye papa wawe ni papa wawe igihe cyose kasake kisoma. Urakoze cyane. Iyo ni muri mutwari mushikirize ati umutwari zakoze mwari umuryango kandi mwarakoze kubyara Claude, mwarakoze kubyara Ojo, mutamo byari Musesimba ndahondi Imana ishobora byose. Oh amasi menshi ariko uyu mukazana mwiza. Oh warakoze cyane. Oh ari Imana gushimira mama. Shera wanyemereye impano ukabishikije Marene gatoya. Reka dusabe mama akwegere gatoya. Shera reba uwo mubyeyi. Kandi mbabwiza ukuri. Icyambere impamvu mama gutegura iyo mpano cyari kibanze kwera kuri mama umutware we. 2 murasa, 3 muraresha, 5 muri inshuti, 6 uri umujyanama mwiza, 7 uri umubyeyi bihe byose, 8 ati kandi umukazana mwiza tandukanye n'abandi bacanye ku maso. Ati je kuvuga ku rwongeye gukomeza amashimwe cyo amashimire cyane. Oh mama Shera abakwanga sinkabamenye bakobwa bakwanga baragahera iwabo. Abagukunda bazagira ibirori byiza. Oh mama ati dufotore. Urakoze cyane. Icyo tugomba mama reka pare amuherekeze barehereza pare yo mpano. Urakoze cyane. Pare adufashe kugira ngo atebuke.
Ojo arifuza gushimira abantu, reka tuze gusaba Omar atwemerere. Hari impano yo gushimira Omar ko namubonye ko twagendanye. Omar yego uraza kubwira Omar ngo Claude yamutegura impano kandi ngo yagize n'ubukwe bwiza, ati kandi aramuzirikana mu nshuti afite n'abavandimwe naho amuza kundishiza umutima, ati kandi akomeze amubere umuvandimwe cyane. Iriya mpano bayigushikirize. Urakoze cyane, amashimwe adufasha twongera tumushimira. Urakoze cyane. Shabani nawe namubonye, Shabani twagendanye guhera saa 3:15. Yego. Oh mama abasiribateri se ko muhekenya amenyo ngaho mukoma amashini ababye badufashe bashimire cyane. Alright, urakoze cyane. Uretse gatoya, uretse Shabani hagarara uruhande. Shabani icyambere uri umuvandimwe, kabiri uri inshuti yakadasohoka, gatatu nubwo dusa unsumba uburebure ariko turashana bigakunda kandi uri umuvandimwe, uri umujyanama ibihe byose. Kuba rero mu bantu 318 gutuneje ngo guha impano, impano iba y'agaciro kuri wowe kandi arakuzirikana ukomeza umujyanama mwiza kandi nakakandi kaza gukomeza twigabukira. Urakoze cyane. Ati Imana niyo nkuru. Iyo mpano bayigushikirize. Reka nze gusaba Gatesi atwemerere. Oh mama amashi menshi anahagarara hariya ahagaze. Iyo mpano wishikirije pare gatoya. Rero kanze mabwiza ukuri, umuntu yari muto yagira ubuzima budasanzwe. Gatesi ni inshuti ya Claude, ni namushikiwe. Uyu mwana yavuye ku ishuri hari akantu azanira Claude amubwira ati ndagukunda bihebuje. Atari kuri umunsi kwazanye tantine, ati kandi tantine dusa, ati ni tantine wanje. Ati Ojo wakoze kumutegura impano, Gate baragukunda barakuzirikana, ati kandi kuraje mu masomo, ati hirya bya tuzavuga n'ibindi bidasanzwe, ati kandi wakoze gutabukwe bwa Ojo. Ojo aragukunda, iyi mpano ni yawe. Sinhana abantu bashimira Ojo no kuri ko mushimire cyane. Yego. Hari impano yo gushimira pare. Pare wakwegera imbere gatoya. Reka nje gusaba ituza akanya gatoya. Ojo wakoze gutegura impano nk'iyo, utaza kwitegura nanjye rero ari kuza gutegura, ariko nanjye ndaza kugira ukuntu biteganya. Uyu ni umuvandimwe wa kandi n'inshuti yawe, igihe kitarenze imyaka 3 mubanye n'umuvandimwe wawe inshuti yakadasohoka, n'umujyanama ibihe byose kandi akaba n'umujyanama wa famiye yawe. Kuba rero umuteguriye impano kandi ukamuha n'umwanya wo kuba pare uyu munsi, yonza kuba igihe pare iyo mpano mbanijyanye, ariko nanjye ndaza kubona impano ntawe utabona impano kuri gitaramo. Akoze cyane. Ati pare warakoze kungirira icyizere kandi ukangira umujyanama mwiza. Ati kandi uze kubwira famiye yawe kunagize ibirori byiza. Ati impano mfatanyije n'umukunzi wanjye igushimishe pare, turagukunda cyane. Oh mama amashi menshi bashaka bagushimira no kubikora. Urakoze cyane.
hariyo ateguriye Jeff turaza gusaba umuntu uza kuyakira komeza utambuke uretse gato ahekose kuramukanya ndaci muhorera nimwe gatoya mugarukiraho urakoze cyane ushobora kuba ari wowe cyangwa se abandi batumye intumwa ntabwo yicwa ahubwo ni gusoza ubutumwa uko bugenze icya mbere wakoze gutahuka gatatu urasa neza kabiri wambaye neza gatatu uze gushimira Jeff uti baramukunda kandi baramuzirikana ati kandi uri inshuti yakadasohoka ati rero Imana y'amahoro igumugisha kandi nugenda ubwikirere cyiza wakoze kuza bagushimire cyane nawe arifuza gushimira Shera arifuza gushimira mukuru we cyane by'umwihariko inshuti yakadasohoka reka nze gusaba uriya mushiki wanjye dusa kandi turesha komeza uze yego ubona tudasa iyo mpano ishikize Claude iyo mpano irafatika yego ishikize Shera imushikirize iyo mpano rero iraza gutangwa na Marene kandi mukuru w'uwo muntu dushaka kumushimira yicaye hariya iyo mpano imushikirize uretse gatoya komeza uze mubwire uriya mukuru we ari hariya komeza uzamukenda kuri komeza gushikiriza iyo mpano ati ni inshuti yanjye akadasohoka kandi akaba mukuru wanjye ibihe byose ati kandi ni umuvandimwe wanjye koko komeza kuri ratebe hariya hanyuma uriya muntu bare iyo mpano ngo ni yawe ngo aragukundira kuzi ati kandi uri inshuti nziza cyane ati Imana iguhe umugisha ati kandi Marene wakoze cyane oh my god urakoze cyane Sambaye urasa neza imborema bakomera yego arifuza gushimira nanone Tantine Mama Aime Tantine Mama Aime amen yego Tantine Shera aragukunda kandi arakuzirikana aturi Tantine ibihe byose ati impano rero ize kugushimisha kandi wakoze kuntahira ubukwe n'abashimisha bashaka bagushimira Noera impamvu agoye iyo mpano ni uko urimo muramukazi wanjye cyangwa se we ati kandi umujyanama mwiza ati nibuka mesaje banyandikiye kuwa 6 wa leta ati yaranyubatse guhera uwo munsi ati rero mu ruhande rw'abantu ndakuzirikana impano zo kugushimisha kandi Imana ikomeze kumpera umugisha cyane bagushimire n'abashimisha cyane
Urakoze cyane, icyicaro cyiza. Tantine Mignone. Tantine, barakuzirikana, baragukunda, kandi wakoze gutaha ubukwe, ati kandi Imana iguha umugisha, kandi ati turasa koko. Oh, amasi menshi bagushimira no kuri koko. Yego. Icyicaro cyiza. Seni bamushimira umutantine, mumushimire no kuri koko, mumushimire n'amashyi menshi. Urakoze cyane, icyicaro cyiza. Reka tuze gusaba rero aramubwira ati aba bantu bakoze gutaha ubukwe bwacu, ati kandi turabazirikana, ati kandi ni inshuti nziza. Reka nze gusaba we muri kuranye gato gutya babiri. Yego, ngaho bakizo Kizimano. Reka nze gusaba umuntu uzarihira abana be, uzarihira abana be bakiga bakaminuza, azimana n'uwakunda. Ariko mana abantu badatanga amashyi bakambabaza, ati reka muzimanire, ati urabaruta bose. Oya mwongere inshuti yanjye, sa mwongere. Oh mama, urakoze cyane. Hanyuma shera akaboko k'ibumoso ugak'iburyo kajye mu bitugu bya Claude, umwegamiza umuzimanire, mwegamiza umuzimanire. Ababishima bahuze ibiganza bagushimire cyane. Urakoze cyane. Reka tuze kubasaba tambuka noneho. Ntacyo twabona tubahemba uyu munsi. Amashyi menshi abashimire no kuri koko. Reka na Ojo ndetse na Shera batwemerere duhuze ibirahure kugira ngo ifoto ize kuba nziza, tubihurize hamwe twese hamwe. Oh mama, ubukwe bwiza nibwo bwikana, ni bwa bundi Yesu yatashe. Oh ucaka bagi mwicare muryoherwe. Iyo bigeze amasaha atarashaka bahekenya amenyo, mwihangane bizakunda. Aharundi musangirangire dufatanyije gahunda Tebuka ma igikobwa. Murakoze umusenzi w'umusango. Urakoze cyane. Ngaho nimunkundire muhane ibiganza by'iburyo. Iby'iburyo. Nimubambere amaki n'impundu ngabo baraberanye basezeye ku gisiribateri. Bageni beza nubwo ndi muto, ariko ntago natoragura ibyo mbonye. Nta nubwo natumwa ngo mbaririze iyonge. Yego ndi muto ariko ndanarura. Iyi si ntabwo isakaye, buri wese arabirura. Reka mbaye inama nubwo ndi muto ariko si ntoya. Mbinginge kandi mbasabe, ibyo biganza musobetse mukabisobeka murebana akana ko mu jisho. Ndabinginze umwe muri mwe azirwa akagaruka asanga mugenzi we, azihutire kumushyikiriza ibyo kiganza. Amashyi menshi. Agifata gikomeze rwose, maze murebane nk'uko murebana uko nguko. Buri wese abwira undi amagenzi ye.
ndababwiza ukuri iyo ni impamvu ikomeye mu rugo rwanyu. Reka nsaba ababyeyi ba Shera mu cyubahiro mbagomba kandi mbinginge bankundire baze mbagezeho ubutumwa umwana wabo yabantumyeho. Mu gihe bagitambuka nimubampundagariza amashyi n'impundu umwuka agira Imana. Ndasaba intebe ebyiri kuko ibyo ngiye kuvuga ni ibintu bikomeye sinabivuga aba babyeyi bahagaze. Yambwiye ngo yaragakwiriye kwifatira uyu mwanya ngo abashimire ariko nta rubuga yahawe muri kino gitaramo, ahubwo ngo yisanze ari buri butaramirwe. Muri barumuna be rero yangiriye icyizere antoranya yitonze arambwira ngo nisanzure nsibe gusanza ibyo nsanze. Babyeyi beza muragahura n'Imana. Umwana wanyu atewe iteka no kubashimira muri ababyeyi b'intwari cyane. Niziritse umukanda muvunika mukora, mwariye ibitumbwe mutaye igicuku agahishije mwarakamuhaye kugira ngo abashe gukura. Mwagenze urugendo rurerure ku izuba ry'imanga abagabo kugira ngo abeho. Imvura y'itumba ntiyabavaga ku mugongo w'ababyeyi. Ababyeyi ngaba baraha urungano nguru vuga ikidega cy'ababyeyi ko bitetse. Amashuri yarize kubera mwebwe, mwamutuje gukunda Imana n'abantu, mwamutuje kubaha umukuru n'umuto. Ikindi kandi mwana mutuzi n'umuco uri mu ndangagaciro z'umunyarwandakazi. Babyeyi umwana mwibanze bwarabashimira cyane ngo nkunda mwana wese amakuru aho yaruhabwa gusa. Babyeyi gusa ngo mwajyaga mumutuma akagenda none muramushyingiye aragiye. Gusa Imana yabahaye muzayoboze ku mutima ni ikimenyetso cy'urukundo abakunda. Avuga icyareka iki babyeyi nk'ibyo yabashimira ari byinshi cyane. Urukundo mwamuhaye, ubupfura mwamutuje, impanuro n'urukundo rwa kibyeyi igihe cyose bizamuhora ku mutima. Ikindi kandi umubano wanyu uzira amakemwa nibyo bizamuranga mu rugo rwe. Ntabwo azatatira igihango cy'umuco mwamutuje. Umugabo azamwubaha kandi azamuhesha ishema rimukwiriye mu rugo rwe. Gusa Imana yo mu ijuru izabimufashemo. Nimuntize amashyi n'impundu dushimire uyu mugeni. Amashyi cyane. Babyeyi beza nimwisubire mu twicara abami twanyu nk'abami n'abamikazi. Mu gihe mugitambuka nimubampundagariza amashyi n'impundu. Bageni beza muzarwubake rukomere kandi muzayashishemo imiryango yasobetse amaboko ku bwanyu. Murakoze, muragahorana Imana n'u Rwanda kandi muragahora mutaramira. Amashyi menshi mushimire uyu mwana utari gito ariko umwana mwiza wanyine rero sinani ntabwo kumpuza Imanira. Hanyuma twaturimo n'udukika turaza kuvugana tugende tutabona. Amashyi menshi bagushimire. Ndacutse nk'amakabarasi. Rwema yasembahina yambujije guhiga nibasira guhaga uruganya ntavangura. Zirimo rukeka muzi rwa Nyamukeka yambukije abageni bikayanza yambutsa rugira na rugango na rugarambiza n'urihura na rwabugira mikara. Inka y'ingazi maragahinda yashe kuyishingisha imangira umwumani itamuye inzobe izuba rirarasa zirimo rwiyamirira imbuga inkuba zihindura abanyabihogo rwa mirindi yasimbugo nk'Imana yari inyamibwa y'impeta. Nagiye inkumburwa idashyikirwa umwami w'Imana yizanira imbabazi ingoma zisuma gituruka induga indamutse ishoreye ikiriri cy'inka impundu ziravuga mu by'Imana. Impundu ziravuga mu rubumba rw'inyambo ziravuga amasaka y'imibirizi. Barazumva mu ruhango rw'ibwami, barazumva Nyarurama rwa Nyanza, barazumva Nyarubuye rwa Mwendo, ziburwaga ziza Urugarama, barazumva b'inyarugenge. Inyambo zisimbuye indamutse amaze kuzambika Rutarindwa n'ingoma ziziye ngoro n'impembe z'imirongo y'imbibi n'amariza y'impanga
mihigo n'umutwaro ushinzwe inkiko n'ishimwe ry'abanyarugerero n'irembo ritahamenya n'amarira avanze n'ubukana n'ingoma zivanze n'impundu umwami amaze kwereka inyambo impundu zigabana igishari impundu ziravuga imayange z'uburwa ntabwo ibuganza zirira zigera i Rwamagana impundu ziravuga ku muringo wa Rubona ziravuga ku murenge wa Gorora ziravuga ku muringo wa Gikuma z'uburwa ntabwo no mu Rutagara zirahanikwa kwa Rutarindwa impundu ziravuga ku mutwe wa Remera Gatsibo barazimusanganiza bati ngize nka nziza z'i Rwanda amashyi n'impundu babyeyi dore ni rusake tunakuza cyo ingamba zisubitse ndintara gutabaruka mubyeyi nyakugira Imana yaguhanze niyo yaguhaye yakwihereye ijambo mu ruhame rw'amahanga unkundire gushyikiriza iyi nguyu sinakwigisha uko bayikoresha yabizi neza babigusha kagira Imana aho rero maze umuhizi ureke nshuti ntidutangire ku nkwano kirasa natwe ziragwira imyuga yego ureke nshuti rwanameza ku ruganda abacumu ingeri rwabiko rwanyira imbaga impetomo bazira guhunga kati zagenda n'abashimbo ntigira impano mihigo ibimburira intera bigwi nk'ubitaruke mangani zigacuragwa mu ndende za rwe nka y'umutakarikazi mama ari mu gihe kuko zigiye kwambara muremure asakara yungo cyerwa bugiri Imana yazisanze isha izo nyine ntwaza murego niwo munsi zitwaga ingeri z'impeta zateranyaga urwego barazumva igitsinda mukaranje gasoro namutende barazirangarira iyo umutwara iranganza zicutse ndi nkwakuzikirenga nyamuberwa n'inkindi nizihirwa n'ingamba nyiricumu ry'icunga ryacure gucungura uryitwaje nkabarumashanira kunesha ngira ingabo y'umutame ikagira icondere kamena izindi nindi gateza ko cyagombaga ngo nikoranye umuheto nari muhimbaje ntanage intambara nyirubwima igihugu cyahunda ntakivogereye umukinzi amingutse imbere n'isuri n'umurego uramufora ishema nongeye kurega inkokora ntanga umurindi hasi ndarekera mubyeyi munkundire ducukiriza aha y'inka asa hari yatujyanye urakoze mubyeyi yeheziraharaye amashyi menshi mushimire batahira mubashimire cyane amashyi menshi Ora
amashyi menshi 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 tubashimire cyane.
Amashyi menshi bashimye cyane. Ayo mashyi muyongere. Bafatanyije muri protocole baze kutwemerera abashitsi babajyane kuri gahunda ndetse n'iwacu bize kugenda neza, kandi nshimire aba bahanze cyane. Imana ikomeze bandera umugisha utagabanyije, kandi mbifurije u Rwanda rwiza, mukomeze mutambuke bya gitore. Hanyuma ati shera ngwino mwereke mutambagize ibyiza by'iwacu. Shera abwira Kojo ati ndamutambagiza no mugika yose makwereke kubera ko twabaye umwe. Muce kuri iyo tapi mukomeze wa mukaraza mwiza naza mu murya w'inanga.